kandi Imana yamuhamagaye nka Yerobowamu. Imana irashaka ibitekerezo bya Yerobowamu. Impamvu ishaka ibitekerezo bya Yerobowamu ni uko yamaze kurambirwa ibitekerezo bya bariya bami bandi wasimbuye. Tubahaye ikaze kuri Agasuda TV. Turabasuhuje inshuti bavandimwe, Imana ibahe umugisha ko dukomeza kubana umunsi ku munsi ku biganiro bica ku Agasuda TV. Rero iyi cano ifite gahunda yo gukomeza abakristo mu rugendo. Usanga kenshi abakristo habaho kwitotomba, hakabaho guhuzagurika mu rugendo, hakabaho kwicira imanza, gucira imanza bagenzi babo, hakabaho mbese ibintu bitandukanye bigenda biba mu bakristo. Ugasanga rero bari kugenda batakaza ubwiza bw'Imana, bari kugenda bava mu bwiza bw'Imana bitewe n'uko hari amayesikariye amwe n'amwe Imana yababwiye gucaho ariko ntibemera kuyacaho. Hari amayesikariye y'umubabaro, hari amayesikariye y'ibyishimo, hari amayesikariye yo gufatanya, hari amayesikariye atandukanye abakristo bagiye bahamagarirwa kugira ngo bayahagararemo, bayanyureho, ariko benshi bakanga kuyacamo ahubwo bagakikira. Bamwe bagera mu mayesikariye abasaba kwihanganira ubukene cyangwa se inzara, barangiza bakabivamo ahubwo bakajya guca ku mayesikariye yo kwiba, aho harimo kwicira inzira, hakajya mu mayesikariye yo gusebanya kandi atari yo mayesikariye Imana iri kubasaba kugenderaho, ahubwo iri kubasaba kugendera ku mayesikariye yo kwihangana. Ariko ugasanga abakristo bamwe muri icyo gihe banyujijwe muri ayo mayesikariye yo kwihangana banze kuyacishwaho, ahubwo bagiye guca kuri ayo mayesikariye yo gukora amanyanga n'uburiganya. Ugasanga barimo barananiza bagenzi babo kandi nyamara bitari bikwiye kubaho. Rero ukwiye kumenya ko ikintu cyose kikubaho kiba cyanyuze ku ntebe y'Imana, kiba cyanyuze imbere y'Imana, ikabona ko icyo kintu koko ugikwiriye. Ushobora guhura n'amakuba bitewe no gukiranirwa, ushobora no guhura n'amakuba bidaturutse ku gukiranuka, ku gukiranirwa. Izo zose rero ni inzira uba usabwa kunyuramo kandi wejejwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo, ibyanditswe biratubwira ngo umuntu wese amere nk'uko yari ari agihamagarwa. Mushakashaka uko mwamenya ibyo Umwami Imana ashima, kubera ko mu byo mufite byose birashoboka ko harimo ibyo Imana itari gushima. Murasabwa rero gushaka uko mwamenya ibyo Imana iri gushima kugira ngo mubashe kugubwa neza mu rugendo. Imana iduhane umugisha. Tugiye kuganira ku magambo rero, ariko turaba turi kureba twifashisha ibyabaye kuri Yerobowamu, noneho kugira ngo tuze kurushaho kubona uburyo bwo kwirinda kugira ngo tutajya kure cyangwa se tudahinduka ibivume mu maso y'Imana. Nari mvuze ngo tugiye kwifashisha urugero rw'umugabo witwa Yerobowamu kugira ngo bidufashe gusesengura, bidufashe kutazajya kure y'Imana tukikururira akaga nyamara bitari bikwiriye. Imana itugirire neza. Bene data bakundwa, ndagira ngo mbabwire ko Imana ntabwo irobanura ku butoni. Oya, ntabwo Imana irobanura ku butoni. Imana nibikubwiye ngo kora gutya ukabikora, nta kindi ipfa nawe. Icyo ishaka ni uko ukora ibyo yakubwiye nyine. Rero ntabwo Imana igenda ngo utoranye hariya na hariya na hariya, kandi ni Imana igendera ifite umurongo igenderaho. Uwo murongo rero yarangiza ikawumenyesha ubwoko bwayo kugira ngo ubwo bwoko nabwo buwugenderemo. Icyo gihe rero iyo habayeho gusuzugura wa murongo wowe bwoko bw'Imana wowe warangiza ntushake kuwugenderamo, ahubwo ugaca mu zindi nzira zitari muri uwo murongo Imana yagusabye kugenderamo,
aho ngaho utangira kugenda uzimira buke buke, ugashiduka wageze kuri level yo kugera mu kaga kandi ari wowe wakikururiye. Yesu atugirire neza. Noneho tugiye gusoma amagambo ari mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 14 n'umurongo wa 12. Avuga ngo, nuko haguruka witahire, icyakora uzaba ugishinga ibirenge mu rurembo, umwana apfe. Abisiraheli bose bazamuririra bamuhambe. Uwo niwe wa Yerobowamu wenyine uzahambwa mu mva, kuko ari we wenyine wo mu nzu ya Yerobowamu wabonetsweho n'ibyiza bimwe imbere y'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Mbere dusubiremo, nuko haguruka witahire, icyakora uzaba ugishinga ibirenge mu rurembo, umwana apfe. Abisiraheli bose bazamuririra bamuhambe. Uwo ni we wa Yerobowamu wenyine uzahambwa mu mva, kuko ari we wenyine wo mu nzu ya Yerobowamu wabonetsweho n'ibyiza bimwe imbere y'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Mana tugirire neza. Izi nkuru dusomye, nuko tutasomye byinshi, ariko uze gusoma no hejuru kugira ngo ubashe kumva. Ni mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 14 n'umurongo wa 12. Ariko nyine wowe uze gusoma muri icyo gice cya 14 cyose, uze kugisoma kugira ngo uze kumva aya magambo neza, izi nkuru neza, urushaho kugubwa neza. Kandi ni byiza ko ushobora no gusoma no hejuru, cyangwa ukasoma kino gitabo cyose kivuga kuri Yerobowamu, izi nkuru zose za Yerobowamu, kugira ngo urusheho kumenya uko ukwiye kwitwara. Imana igufasha kandi iduhana umugisha. Rero muri iyi nkuru dusomyeho gatoya, ni inkuru ivuga kuri Yerobowamu. Uyu Yerobowamu umwana we yari arwaye, ari we wuyu dusomye inkuru ivuga ngo itahire, kuko uzaba ugishinga ibirenge mu rurembo, umwana wawe ahita apfa. Uwo ni wa mwana wari urwaye, wo uriya mugore wa Yerobowamu yari agiye kureba uriya muhanuzi Ahiya. Uyu muhanuzi Ahiya rero niwe uhanuriye Yerobowamu amubwira ko azaba umwami w'ubwoko bwa Isiraheli. Nongeye kugusubiriramo gatoya, uyu mwami Yerobowamu, Imana ijya kumuha ubwami, icyo gihe hari ibyo yaranenze, hari ibyo yarababajwe nabyo. Yabonaga umwami wari uriho icyo gihe ari gukora nk'uko sekuruza yakoraga, ari gusana inkike za sekuruza, ari gusana inzu y'Imana ni urugero, ari gushyira ku murongo iby'Abakristo, arimo yubaka ibicaniro byo gutambiraho ni urugero. Muri iki gihe arimo yubaka isengero, arimo akoresha ibiterane. Ariko uyu muhungu Yerobowamu yari ari umukozi we, arareba shebuja ibyo arimo, amwitegereje, amukozeho ubushakashatsi, asanga ibyarimo gusa nawe ntabwo ashaka kubigenderamo, ahubwo ni nko kugira ngo ubwami bwe bukomere, ni nko kugira ngo Abakristo bataza kumwibazaho. Uyu Yerobowamu aravuga ati, uyu mwami ari kuvuga ati, abasekuruza bajyaga bitwara gutya, batambaga ibitambo, reka nanjye nkoreye nubake ibi bicaniro, nereke Abisiraheli ko nanjye ishyigikiye ibicaniro byabo, ibitambo byabo. Ahari wenda ubwami bwanjye hatazabaho imyigaragambyo, hakagira abantu bantera amabuye cyangwa bakankorera kudeta. Noneho akajya asana bya bicaniro, kuko ari byo yabonaga Abisiraheli bose bakunda. Birashoboka ko ari byo ibitekerezo byamubagamo. Noneho Yerobowamu amwitegereje, abona ntibimurimo, arangije aramunenga, aravuga ngo ari gusana, nyamara atagendera mu nzira z'abasekuruza. Ako kajambo gusa, uko kugambirira mu mutima,
bihita bituma Imana ishyiraho ihita imugabira ubwami. Bivuga ngo uyu Yerobowamu hari ikintu Imana yari ishaka kumukorera kandi cyagutse cyane kubera ifuhe no kugambirira yari afite mu mutima we. Noneho uyu Yerobowamu uko ntabwo ariko yagenze, ahubwo yageze imbere atangira gushaka gukoresha imbaraga ze n'ubwenge bwe, atangira kurwanira icyo atakwiye kurwanirira, atangira kwitwara nk'uko abami bakoraga, atangira kubakopereraho, atangira kubareberaho niba bakora ibibi, niba basenya ibi, niba bubaka ibi, nawe atangira kubigiraho. Kandi Imana yamuhamagaye nka Yerobowamu. Imana irashaka ibitekerezo bya Yerobowamu. Impamvu ishaka ibitekerezo bya Yerobowamu ni uko yamaze kurambirwa ibitekerezo bya bariya bami bandi wasimbuye, ni uko yamaze kurambirwa ibikorwa bya bariya bandi usimbuye. Ariko wowe aho kugira ngo uhagarare kuri ibyo bitekerezo byawe ureba ahubwo ubwami bwawe bwavuye, ahubwo urimo urarangara, warangiza ugashaka gushakashaka ugasubira muri bya bindi kandi byo aba Imana yanze. Witondere amahitamo yawe, witondere imikorere yawe, wishidikanya mu rugendo, kuko ubwami bwawe buzakomezwa n'Uwiteka, ntabwo buzakomezwa n'amaboko yawe. Genda uko imbaraga zawe zingana, ntutinye. Hari umugabo witwa Dawidi, icyo gihe ngo yari ari mu ishyamba. Muri iryo shyamba rye yabanagamo n'Imana. Igihe kigeze biba ngombwa ko Imana imuhamagarira kugira ngo ajye gucungura Abisiraheli, arwane n'umugabo witwa Goliyati wari warananije Abisiraheli. Uyu Dawidi rero avuye muri iryo shyamba ageze ibwami kwa Sawuli atangira kumwambika imyambaro, atangira kumwigisha ibijyanye n'ibyo by'ubwo bwami, n'ibyo by'urwo rugamba. Uyu mukristo Imana imukura hasi, imugira umuntu ukomeye, imugira umuntu udasanzwe, kugira ngo ajye gusiribanga bya bicaniro byubatswe n'abamubanjirije. Ariko uyu mukristo ahageze atangira gufata amasomo no gusoma ibitabo bandi bamubanjirije bakoreshaga, amahame bubakiragaho. Iyo ugiye kubwiriza uba wambaye ikote, iyo ugiye kubwiriza uri umuntu uyoboye itorero uba ugomba gukoresha intebe yawe yihariye. Iyo uri umuntu ukomeye yo kugaragaza ko uri umunyacyubahiro, dore abantu b'abapasiteri twambara gutya, abantu b'abakozi b'Imana twambara dutya, tugenda dutya, tuvuga dutya, turya dutya. Abantu b'abakozi b'Imana bagomba kwambara imyenda idasanzwe. Abantu b'abakozi b'Imana ni abantu bagomba kuba ari abantu bari smart ukuntu, kugira ngo nyine hatagira ugucishamo ijisho. Batangira kumuha amasomo. Ariko Dawidi aba umunyabwenge cyane, amenya umutego uhishe muri ayo magambo n'ayo masomo barimo bamuhereza. Dawidi arangije yibuka intambara yarwanaga mu ishyamba, kandi Dawidi nawe ibi byari bimaze kumufata, arongera aratekereza, ateye intambwe, aravuga ariko ko nagendanye n'Imana turi mu ishyamba, ese abangaba nibo bari kunyigisha ukuntu ndi bugendane n'Imana? Bivuga ngo amahame Imana irimo igutoza wowe ubwawe bariyo ugenderaho, kuko niwo musemburo w'ibyishimo byawe, niwo musemburo w'amahoro yawe, niwo musemburo wo gukomera kwawe. Imana itugirire neza. Uyu Yerobowamu rero amaze kujya kuri ubwo bwami, arangije aradamarara. Amaze kudamarara atangira gusoma ibitabo, areba abami ba mbere bamubanjirije imikorere yabo. Birashoboka ko yari afite n'abajyana bagenda bamugira inama, bamubwira bati ariko Yerobowamu wowe ni gute ureka abantu bakajya i Yerusalemu, ni gute ukora gutya? Shyiraho imipaka, shyiraho amahame, shyiraho amabwiriza yawe yihariye. Kandi Yerobowamu hari uburyo yagendanaga n'Imana. Iyi Imana irangije imugabira ubwami. Ese wowe icyo Imana yakugabiye urimo uragikoresha gute? Urimo urakigenzura gute? Urimo uracyubakaho gute? Mwene data mukuru, witekereza ko ukwiye gushakisha ubundi bwenge utahawe n'Imana muri icyo cyiciro igihe wari urimo guhagurutswa. Imana itugirire neza. Yerobowamu uyu nguyu rero
arangije we abura ubwenge. Tuvuze ku bagabo babiri, tuvuze kuri Dawidi wo mu ishyamba, tuvuga no kuri Yerobowamu wari umukozi. Tirika tumugereranye n'umukozi wo mu rugo cyangwa se umukristo utazwi uraho hasi. Uyu Yerobowamu Imana imaze kumuhamagara atangira kugira abajyanama benshi bamuzanira bya bitabo by'abami bamubanjirije, uko abo bami n'abapasiteri, abo ba bishop, abo ba regional, abo ba kibaki, abo ba musenyeri n'abandi uko bitwaraga. Atangira kumuzanira ibitabo bigiyemo, kandi ibyo bitabo ari byo byabayobeje. Yerobowamu arangije arabisoma abyakira mu mutima we. Yerobowamu birangije biramuyobya. Hari abantu bafite ipfunwe ry'uko batigishijwe ibintu bidasanzwe. Hari abantu bafite ipfunwe ry'uko batahawe impamyabushobozi z'ikirenga zikomeye cyane kubera ko batigishijwe. Benshi bakagira ipfunwe bagaceceka bakanga gukorera Imana bitewe n'uko badafite izo mpamyabushobozi, ndetse Imana yanabatuma bakanga kugenda gukora icyo ibatumiye, ahubwo barangiza bakavuga ngo nitume bariya yahaye impamyabushobozi. Ariko izo mpamyabushobozi ntabwo ari Imana yazibahaye, ahubwo ni imbaraga zabo mbese ni imbaraga zabo zazibahesheje. N'uburiganya Satani yabashyizeho kugira ngo abashe kubatega, abagusha mu mutego. Icyo nicyo cyatumye akeya uwo murongo. Uburyo bwo kwishakira icyubahiro butuma bakeya uwo murongo wo gushaka impamyabushobozi. Yesu atugirire neza. Wiyobeshwa rero n'ibyo ubona hano muri iyi si, kuko Imana yawe iragushaka uri umwimerere. Umwimerere wawe niwe Imana ishaka, kuko hari ibyakubanjirije, hari ibyakubanjirije utarinjira mu rubu bwami. Hari ibyakubanjirije. None rero niba hari ibyakubanjirije, Imana igutoranyije kubera ko yabinenze. Niba Imana igutoranyije kubera ko yanenze ibyakubanjirije, mu byakubanjirije urajya gushakamo iki kandi Imana yarabinenze? Yesu atugirire neza. Hari abantu rero bishyira kure y'umugambi w'Imana, bishyira kure y'ubwiza bw'Imana bitewe no kujya gushakisha mu byababanjirije, bigatuma batakaza umugambi w'Imana. Yerobowamu rero uyu aragenda arongera yiga ibitabo by'amategeko, yicara ku ntebe y'ishuri ngo ari kwigishwa ukuntu azacungura ubwo bwami. Yigishwa ibitabo by'amategeko ukuntu azarwana na Rehobowamu mwene Salomo. Uyu Yerobowamu arangije baramwigisha cyane, bamutoza ukuntu agomba gukirera igisirikare gikomeye kugira ngo azajye kurwanya ririya torero riri iruhande rwe. Bamwigisha uburyo azarema amacakubiri no gusebanya bidasanzwe kugira ngo ajye kurwanya ririya torero riri muri uru ruhande, riri muri ruhande. Bamwigisha ukuntu agenda yiga strategy zitandukanye, ukuntu agomba guhirika uriya muhanuzi mugenzi we kugira ngo we asigare ahagaze. Yerobowamu yibagirwa ko impano no gukomera bitangwa n'Uwiteka, ari we wanabimuhaye. Aho kugira ngo yongere agendere muri za nzira nk'uko yari ari kera agihamagarwa, Imana imutoranya ngo abe ari byo akomeza kugenderamo. Ahubwo uyu Yerobowamu arangije, uyu muhanuzi cyangwa se uyu mukozi w'Imana arangije yitegereza mugenzi we uri ku ruhande, atangira kubabazwa n'uko agiye kumutwara abantu. Ajya gusoma mu bitabo bya kera, ajya kwiga iby'intambara ukuntu zirwanwa. Arangije Yerobowamu riba ribaye itangiriro ryo kuzimira kwe. Rero hashize imyaka myinshi cyane uyu muhanuzi Yerobowamu amaze kuyoba. Yerobowamu hari umuhanuzi wari waramuhanurire witwa Ahiya. Icyo gihe yari amaze gusaza. Igihe kigeze Imana kugira ngo igaragarize Yerobowamu umurongo yagendeyemo, umwana we ararwara. Mbese niki cyatumye uyu mugore yiyoberanya?
Yerobowamu yabwiye uyu mugore we ngo niyiyoberanye ajye kureba Ahiya wamuhanuriye iby'ubwami. Yiyoberanye bivuga ngo icyatumye uyu Yerobowamu yiyoberanya nuko Ahiya wamuhanuriye hari amahame yamubwiraga y'Imana imushakaho ariko ntayubahirize. Ahiya rero arangije amera nkaho nawe asanye n'uwiheza ajya ku ruhande. Mbese abahanuzi benshi ntabwo muri guhanura mwamara kuvuga icyo Imana yababwiye kuvuga mugacika intege, mugacikishwa intege nuko abo mwabibwiye batari kubyumva. Mwere kurangarana, mwere kurangazwa n'amagambo babasubije, mwere kurangazwa n'ibitutsi babatutse, kubera ko wabatumye ari maso kandi ari cyo yiteguye kuzakora. Kandi mwebwe icyo mushinzwe ntabwo ari uko Imana ibyo batumye muyitegeka ngo bishyire mu bikorwa, kuko iyabatumye niyo ifite n'icyo ishaka kubikoraho. Ntabwo ari mwebwe rero mukwiye kubisohoza. Benshi uzasanga mucika intege bitewe n'uko mwahanuye bakabashyira muri gereza, mwahanuye bakabatuka, mwahanuye bakabaha akato mu nsengero zanyu, ugasanga benshi nicyo kibasubiza inyuma. Ariko ntabwo mukwiye gusubizwa inyuma nuko ibyo byababayeho, kuko muri abakozi kandi umukozi ntabwo akwiriye gutegeka shebuja icyo akora ku murimo. Gusa mwamenya ko muri abagabura b'iby'Imana, mwamenya ko muri abagaragu ba shobuja. Imana ibatumye mwajya mugenda muvuga nk'intumwa zatumwe na shobuja, ariko benshi mutumwa nk'intumwa zatumwe na shobuja, mwagerayo mukizamura, mukongeraho amakomanteri yanyu. Ayo makomanteri niyo abakoraho. Yesu atugirire neza. Ubutumwa bwiza bukababwira ngo niba bashyira mu masinagogi no mu nzu z'imbohe, ntimuzibaze ngo mbe turasubiza iki. Impamvu buri byo usubiza ugeze mu masinagogi, ugeze mu nzu z'imbohe, nuko mu byo wavuze hari ibyo ubazwa ariko utatumwe. Niyo mpamvu buri byo usubiza ugeze mu mazu y'imbohe. Ariko igihe cyose uzaba watanze mesaje nk'uko wayihawe, ntabwo uzigera ugira ikibazo mu nzu y'imbohe wabuze icyo usubiza. Umwuka wera azavuga ku bwanyu. Witinya, niba watumwe n'Imana ukawuvuza ibyo Imana yagutumye koko, ntabwo uzigera ubura icyo usubiza. Yerobowamu rero arebye yitegereje asanga Ahiya ashobora kutamwakira yamenye ko ari Yerobowamu. Yibwira ko ubwoko bw'Imana bugira inzika, ariko abantu b'Imana ntabwo bakwiye kugira inzika, ntabwo bakwiye kugira urwango muri bo. Ahiya rero wari amaze gusaza asigaye atakibona neza. Yerobowamu arangije aramwitegereza, avuga ati madamu wanjye reka yiyoberanye, ijwi rye birashoboka ko atanarizi, agende yiyoberanye, yambara ukundi kuntu, afata ibintu by'agaciro, afata ibyo kunywa, aramujyanira. Ariko akigera mu nzira, ya Mana izi Yerobowamu kuva ku itangiriro kugera ku iherezo rye, ibwira umuhanuzi Ahiya wari umaze guhuma atakibona. Yerobowamu kenshi yarahanurirwaga, kenshi yabwirwaga ubutumwa Imana yamuhaye. Yerobowamu akibwira ko impamvu ari uko Ahiya arimo kumureba, ariyo mpamvu ari kumuhiza inama. Itware gutya Imana imbwiye gutya. Impamvu bimpanuriye ni ukuri kubona ibintu ndi guhura nabyo binkikije, ubwami bwanjye urashaka kuburoha. Yerobowamu yarangiza akiyima kugendana na Ahiya umuhanuzi w'Imana. Noneho uyu mugore ariyoberanye kugira ngo Ahiya ataza kumumenya. Uyu mukristo ariyoberanye kugira ngo abantu bataza kumenya ko ari umukozi w'Imana. Atuma intumwa zo ku ruhande kugira ngo arizo zijya guhirika ririya torero. Uyu mubishop atuma intumwa zo ku ruhande kugira ngo zijye guhirika uriya mugenzi we. Uyu muhanuzi atuma intumwa ku ruhande kugira ngo zerekane ko wa muhanuzi mugenzi we yavangiwe akorana n'abadayimoni.
uyu muntu akora ibitangaza agakiza indwara, ariko kuko njye ntakora ibitangaza kandi ari njye wa mbere, bivuga ngo njyewe nzatakaza agaciro, none reka nkereye ikintu kizatuma uriya muntu bamwanga. Iyo ntambara uri gukereya ni uko utari kwibuka aho waturutse n'iki Imana yagukoreye. Imana itugirire neza. Ahiya rero yohereza umugore we ariyoberanya, amaze kwiyoberanya, ariko Imana iha amakuru Yerobowamu. Uyu Ahiya nubwo yari impumyi, yari amaze guhuma kubera ubusaza, aramubwira ngo muka Yerobowamu dore araje, ariko umubwire gutya: yaguhaye ubwami, iragukomeza igukura mwiza, igukura mu mukungugu, igukura ahantu utaruzwi. Nta muntu n'umwe wari kuguha amazi yo kunywa, wari kunyerera ukanagwa mu nzira ntagire ugutoragura kuko nta muntu ukuzi. Ariko Imana irangije irakoza, ikwinjiza ibwami, ikugira umwami w'igihugu gikomeye cyane. Urangije ntiwabimenya, utangira kugendera mu nzira zawe. Ahiya rero umbwirire muka Yerobowamu, nubwo yiyoberanyije ariko njye ndamuzi ko ari we wakoze ibi. Noneho arangije aramubwira ngo rero mu nzu ya Yerobowamu umuntu ukiranuka muri yo ni uyu mwana urwaye, niyo mpamvu agomba gupfa agashyingurwa mu mahoro, kubera ko ndi Imana idakiranirwa ngo nibagirwe imirimo. Hari icyo Yerobowamu yakoze, guhemba kuba umwami. Hari icyo uyu mwana yakoze, birashoboka ko uyu mwana yacyahaga se, binari gukora, ariko uri kwitwara nabi. Numvise amateka y'ubwami bwawe Bishop, numvise amateka y'ubwami bwawe, ariko dore uri kwitwara nabi, uri kugendera mu nzira zitari iz'Imana. Kandi numvise ukuntu wahamagawe, yewe mukozi w'Imana, numvise ukuntu wahamagawe, numvise ukuntu wagabiwe ubwami, ariko ndabona uko witwaraga icyo gihe. Ibyo watubwiye mu mateka yawe ubu ngubu ntabwo ari kuri kwitwara. Yerobowamu rero Imana irangije amubwira ngo uyu nguyu kubw'umurimo yakoze mu nzu yawe, uyu ntuzapfa agashyingurwa, kubera ko nashimye ibikorwa bye. Mwakomeje kumunaniza kenshi, akababwira ibyo nkeneye ko mukora, nkanyura muri we kuko mwari mwarirukanye Ahiya, ariko nkanyura mu bana bawe, nkagerageza kukubwirira mu bana bawe, ariko ntiwumve, ukavuga ko nta mwana wahannye se. Ariko nshuti muvandimwe, gerageza witondere ihamagarwa ryawe. Gerageza urebe cyane icyatumye Imana iguhamagara. Icyo ni cyo cy'agaciro mu maso yawe ndetse no mu maso y'Imana. Gukomera k'umukristo rero, icyubahiro cy'umukristo ni uko agendera mu by'Imana yamubwiye kugenderamo, cyangwa se mu byo yagendeyemo Imana ikamwishimira. Nukora gutyo uzaba amahoro. Ariko nukomeza kujarajara mu isi, ugakomeza kurangazwa n'isi, ugakomeza kurangazwa n'abantu batandukanye, Imana yaguhamagaye bahari, kandi Imana yashimye imyitwarire yawe, irangije iragutoranya. Witinda, komeza ugendane n'Imana uko mwagendanye kera ugihamagarwa. Witangira kwigira ngo urakuze mu gakiza, ngo uri umunyabwenge bukomeye, ngo hari ibyo wize bitandukanye, ahubwo umenya ko uri umunyantege nke. Komeza ugendane n'Imana kugira ngo ikwigishe icyo gukora umunsi ku munsi. Twavuze ko hari ibyiza ariko hakabaho n'ibibi Imana ishobora kwemera bikakugeraho kubera gukiranirwa kwawe. Ibibi bishobora kukugeraho kubera gukiranuka. Bivuga ngo muri izo etape zose urasabwa kugendana n'Imana kugira ngo usobanukirwe ibyo bibi byaje kubera iki, ibi byiza byaje kubera iki. Komeza urebe ku murongo, ku gapuwe wahagurukiyeho katumye Imana igutoranya. Niba utakazi, wongere wegere Imana kugira ngo uyisabe ngo mbese gutoranywa kwanjye byaturutse kuki, kugira ngo numara kumenya ako kantu niko kazakurandata,
kakugeze aho ugomba kugera, aho Imana ishaka kugera. Ndagushimiye rero kubw'uyu mwanya tumaranye, kandi Imana iduhana umugisha. Wirinde kurangazwa n'ibyo ubona ku ruhande, wirinde kurangazwa n'abami uhanganye nabo. Abo bami uhanganye nabo ntibakurangaze na gato. Abo bami uhanganye nabo ntibakurangaze na gato. Abo bahanuzi uhanganye nabo ntibakurangaze na gato. Abo baririmbyi uhanganye nabo ntibakurangaze na gato. Ibi byose uhanganye nabyo ntibikurangaze na gato, ngo bigukure muri pozisiyo yawe, kubera ko waje wenyine, ntabwo wazanye n'uriya n'uriya. Komera ushikame rero, uhagarare, kandi uzagera ku mugambi w'Imana, uzakomezwa n'Imana. Imana iduhana umugisha. Turabashimiye kuri uyu mwanya tumaranye, kandi turabasabye kugira ngo aya magambo mukomeze muyatekerezeho, kugira ngo arusheho kubagura mu buryo bw'umwuka. Niba hari gukiranirwa mwari mutangiye kujyamo, mwongere mugaruke kugira ngo Imana yongere ibarebe neza. Mwongere musenge nk'uko mwasengaga, mwongere mugire umwete nk'uko mwawugiraga. Mbabajwe n'abantu basengera mu kavuyo, kubera ko ntabwo bajya bamenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ndakwinginze, gerageza wegere Imana wowe ubwawe, Imana igushyigikire. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya tumaranye, kandi Imana irushaho kugendana nawe, Imana irushaho kugendana natwe, kugira ngo tuzasoze urugendo amahoro. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen.